Landirodi yaranguye Gitumo. Reka nicire hano ntago arambona. Jinga sana ameze tanu yose ugomba kumva amafaranga yanjye sha nabizi urimo kandi ugomba kumva amafaranga yanjye uginga rumwe naho ariko sha wasohoka sha ubona kubonye umva unarasohoka kabisa kuko ntabwo nabyangarira ameze cyane hafi umwaka ugomba kumva amafaranga yanjye hase kudasohoka ugiye mu nzu itupfa nona kandi mbona uri musika ugomba gusohoka abantu akosha ujya mumenyera n'abantu bitasi niko umva ibyo wakwigira byose uzanayambasha kaburetse turi kumwe uzanambona kandi Halo mani ko watindiye umuntu wo kukubwira isaha ukagira amasaha 5 umwana ubu maze nk'iminota 5 oya igihe wakomeje umbwira ngo urahageze we uri umurezi mwana mbare ugire vuba wihute mfite gahunda ndajya gukora ihute nakubonye nayo ihute sa yo Fosby yo poka man mwihangana ubwo ndandi kumanza na cyafuza man wowe uraje uramamagaye ngo mfite diru ariko sha ubwo harimo ababebi nta kibazo ayo wanse yose nanakwishyura ababebi nabonye icyana wowe ukunda ababebi icyangombwa man nuko ugomba kuba witeguye ukaburiseriye n'umwana wo mu ngagari man ushaka ngaye mbega muri make yanjye cyakwiniyese buri jo ndetse nitwanatinda kakanya nshaka guhita njye apfa kuba ari icyana giteye gifite amasabo umva nyine we na 700 ya gamer ari kuritwaza 7 uko nanjye ngeneye aga komisiyo sibyo tugiye mu ngo nge nitera icyangwe mwana cya kitambona ndi kunuka isikogoro tugende ho ndayaguhereza nabirenze man na serious ni hano na umva hari icyana cyuma ariko nyine mbere na mbere banza umba yanjye ese icyambere ko ndi kubona mwana runo rugo rugaga nkaho ari mu bayobozi umva sanzwe njya muri ndagasi ngasiga maki ariko hano ndi kureba ariko ntaribi aya ndaguheza nyuma aya ndaguha nyuma vayo ukomangeho muziranya ntakindi nge aguse mwana kukomanga mudafite ikinyabupfura ubundi ntiyahita ngatira mwana ko ari umugabo wikirije njye naza kwinyesa ibura mu rugo rumwe umugore n'umugabo mani reka ni musaza we ariko sha ni umusirimu utonde tugende nari nditonda twinshi usaza kakanya ko mwana we uri umuntu muzima uranzera kwa Landirodi uzi ko muri amezi 4 siwambwiye kushaka icyana Landirodi uko nari icyana umuntu wiyoroshya mani ubwiye narakubabariye we ngwino niwifata nk'umuntu w'imbwa basi tugende n'ubundi ngiye kwasiga icyangombwa cy'ubutaka karibu mwicare karibu muri sanga none muragenzwa n'iki kumuna muzindutse cyane ndabona wowe wizanye maze ibisi ndi kukwirukaga ise kuje kunyishira ideni ryanjye rero oya ngiye nago kukwishyura buriya uyu mutipe yaranzanye yaje kunyereka umuntu twiganye kaminuza twariganye nyine nge nanje kumureba kuko hari ikiraka cy'akazi nanje kumurebera umukobwa wa hano wamumbariza nyine ngiye kuyandagiye kwimukiye hano reka umukobwa sararangiza kaminuza barata ni Ivete tuje kureba Ivete ahantu namukinye naho hari ngo rero muraba mumutegereje cyangwa se muhitemo mugende ko naho hari nyine ka tugende ibyanze nawe bihateza ubwo nyine tuzagaruka kumureba je dukemuke umva za abo bajingu bafungurire ariko uwo wambaye umupira w'ubururu umusige namukeneye hano
ubwo siko bambwiye ngo nzohoke pokasigare ngo n'umupira w'ubururu aho nk'inzura ntabwo baba bamwiciyemo ko mbona yatinze. Cyane kanzubireyo ndebe ko baba batamwishe kabisa. Basiranje rwose nge suko kubeshya kuba inzu natagufashije kuyubaka sinkeho nitafari na rimwe ko nago bivuze ko kuyibamo mba ndi no kuyigucungira amafaranga yenda yarabuze kuwambe kwa gaye kwa gatatu hose mpanga kubona amafaranga nkibone bice turuwase nkabirya amandazi nkarya rero ubwo kumva koko ibihumbi 50 we nabikura he kwe nge rwose ntimbabaze yenda nk'imitsi ne nambonye nka turuwase ate nango njya hizindi yenda ngakwishyura make ushara umugira usigaye rwarahendutse kugira ungira ayo magambo yose ugomba ko amafaranga yanjye sha je ukanginisha je ngana nawe wowe amujinga wowe urabona ungana naje ugomba kumva amafaranga yanjye amezi 5 yose mwa ibyo ntabwo nabyihanganira kabisa je ngo ndakondesheje umuntu ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa kane kwa gatanu kose sura yibwira de wowe mujinga sana je ntarafrata nari kintu nakimwe nawe aha bayo nawe sha bayo uri ningange mbashaka bayo cara hano urajya hese wowe ngo babari rugende ugaruke sunyizaniye se karibu Oya ngewe namuherekeje nukuri wabimubaza gusha imipango yanyu yose niyi umva amafaranga yanyu mwembi mwese mugomba kuyazana mwese mufatanye muyampereze umva hano nta mikino we mwe murakinisha nyirinzu sha nta nisuri none si nangaho muri 50 mani muri 50 na meza 5 muri 10. none se poka uramutse uhamagaye mafene ntabwo yakuguriza ngo ibihumbi 20 tukareba ko nyuma ya meza ne wagamwishyura sha mafene bwo ni igitekerezo cyiza kuko ejo bundi hari kopera yakotereje bivuze ko akiyafite ahubwo si tubamuhamagara gute mafene we yayanguza nose boss watubabara ukadutizenda telefone aho kujya dukubitirwa hano tukazakubitirwa hano tugahamagara inshuti yacu ikazana amafaranga basi ugomba kuma amafaranga yanjye sha akira ariko mugomba kuma amafaranga yanjye byanga byakunda mafene mwana none se ya mafaranga uracyayafite mwana no ni deal ifatika da n'umuntu ushaka nyine yamugurize niba bihari banguka hari inzu iri hakurya mu biryogo byo mu gikatsi yacu nago Kigali mwana ihute uyazane nyine uwo mujama na dirinze nawe agomba kutwungukira veni akayadonya nyuma y'iminsi 3 sawa ihute ubanze unahazo tuyibona niyo nzu nabonye igaragara mwako gace sawa ndebera ababajama banje ko mwicaye hose mani nese mwana ya mafaranga urayazanye ndayazanye ariko akaba atararenze iminsi 2 kuko arenze ntago twakumvikana dore ngaye ariko nk'uyu murezi ariko ngira n'amahirwe kabisa uyu munsi ndarya neza hari ko biri umva mwebwe umva nawe icara hari yahuko ibihumbi 50 urongeraho ibindi nga 60 kugira uve hano hane wowe ngo ngwahereza abanga amafaranga bakwishyuriye se ntabwo bakora wakoze bari hese ecara kombo mureba ngisambaza harya mwambobo mwabuza kunyishyura mwembe mugomba kuva hano umva zamu aba batipe bose buri wese ukure mu mwenda wose uhenze bose bacugunye hanze igipangu vuba kandi nizere ko ukora cyane kandi sense none se poka nubwo batwatse ibiki wakubaza none ikindi kibabi gitwika byata Mumu not too much. Nope. How far do we have this? Ah! Ó já mi lára jẹ.
She what? Hey! I hear me to me, but me. Funka! Pregnant? I bet that. Oh, Mumu, not too much. Hey! Jesus! Jesus is Lord! Ukoze kunyibutsa wangu. Uziko nibagiye ko hari ubukwe. Umva uyu munsi tugomba kujya mu kirori mwana. Kabisa ewana. Agoreka arakantu nyibutse. Gakora vuba nk'imashi. Ewana sha umva. Reka ngwereka ahubwo umuti umva. Sha naka gasahani niko ndarira. Umva. Niki gihiko. Icyo ndarisha. Wowe rero wihanga wowe ntabwo wajya turenze umwana. Iravuga wana tugere. Hano kabisa umuntu atabyambariye byamushabuka. Pasete, you see? Mbenya ngitari yawe. Ariko sha ufite konte y'ibigambo kandi sha uramenyeraga. Jesus! What? Why are you running? Kugira umuza kandi nirare nyinshi wowe ukine wewe ugenda ari bitwo tugomba kugenda tukabikora vuba vuba urebye nayo bari abajyo bakirije batujye yakobwa ariko tuvuga ibindi tubisubire ni gutugenda urira ibisheke mu nzira ba nitondere na mustari kunda mfuti itonde none si wavuga gutyo wowe nagurya ariko bero hazo nyamavuru kumbira gutyo nari bicu tugende ariko uzisubireho wasanga uryana n'ibijyo mu mufuka Tuti ni faranga zanje nago nibye niyo mpamvu nago nakwitonda ngarira aho nshaka hose ni faranga zanje nago nibye rose wabutibye ugatonya no kurira no mu nzira na faranga zanje tuti uyu mureza cyanyambariye imyenda bana kuroma imyenda yanjye gira vuba vuba ndabindi ndi kujya kuyigura ndanaye ndamwe nawe ngo nguki imyenda zawe suturangebera bana imyenda yanjye kweli uzikatagira n'isoni bana uboka rimwe kabiri gatatu kuramo ndakini kintu twavuga Oh, Mumu, not too much. Ubwo se kuvuga ngo imyenda ni yawe ubundi niho ugira isoko wenyine. Ndango ni yawe imyenda yose bari yawe. Pasete, ariko nabikubwiye. Nyanyashwe. Warugiye se umva mbare gatatu wakwema iyo myenda yanjye kuko ngibye ndarizo naje tosha mbio vanamo akusa usikie Kiswahili tosha mbio unge kuvuga imyenda twakubitana. akoramo wagira ni ibyumara ngaho yuzure bana nini birire ngo ndebere bana igikapu cyanjye cyabaye ngikondi bana bana ngaye byo ni ibiki Iki ubukwe twakubitana rero utangimisha sibyo? Umva utamenyera. Nanubura cyambaye bana uzikutagiraga ngiye ibintu byanyije wabigize ngiyara n'abana Ibintu byukoze ntago bibaho wana. bitabaho sinaba bitebagaho byabayeho muri ngweco nasize ngo birarangira mwa ndafasha tugende bana Naragiye.
nibagiwe na sentire yanjye usiko nari nabyibagiwe bana kuramo byose gira vuba vuba uzikutagira isoni bana kuramo niga. Oh my God. Araka kumwenya rakao nako nakanje bana usiko na akushaura cyo ubukwe wagira Ese turi umuntu w'imbwa pe. Shabura ngaho unyobora uri ngande wowe. Abo dusubirayo amufundi. Yagiye gute ko nambaye gusa? Nope. Kombona ume ukutavuga wabaye iki? Bamani wabireka. Uziko basigaye biba n'umuntu imyenda yambaye wa Mumuno too much. Community segereza. Yagiye gute mbwiza ukuri gira bwangu. Bamani wabireka. Ntabwo totegereza ngiye kugusubiza mbwiza ukuri ndabwangu. Ko nshobora kugusubiza mpita mbwiza ukuri gira bwangu. Gereza nshobora kugusubiza. Oh my God. Wamenye gutahu. Aha, muboneye igihe. Sawa. Kambite ndi mubwira. Imana ishimwe ndakubonye kabisa. Mumuno too much. Nari ngukeneye. Je? Umboneye igihe. Nusi buri munsi ko mba ndi kuri biro umboneye igihe umbonya ruko nyuze iwawe. Cyangwa ushaka kundega sha kabaga ubu umbazi. Je ntabwo nagutega nta kindi nta impamvu ngushaka ahubwo mva gitifu dukine diro. Harimo ibisambo muri umudugudu byaratuzengereje. Ejo natumimwana umufuka w'isukari barawujyana. Mbabarire ubimfashe mu cyo gisambo ndakizi tubikore none turamu. Umva ibyo ndabyumva ibisambo koko hano hanze birahawe. Ahubwo mbwira izo diro z'uru gukina nizihe ngo tuzikine ariko pana umva itonde uratumara ingiye bashorera ugasanga nige bisigisambo. Umva gitifu ngewe ibintu ndi kukubwira nanjye nayibegeye kirekire ahubwo nibuzigo nikukubeshya nanjye reka ndi umwana nawe ubwawe ubibonere gihamye kuko murabizi mu rukiko muzijya musaba abagabo urabuhibereye nibi nabangombwa nza gutangamo umugabo gisambo cyangwa wasanga ari we gisambo sha wasanga ari we gisambo wamenye gute ko hano hareba ahabaga ibisambo yewe ntabwo ndi gisambo impamvu niye nawe ari wowe byakubabaza imifuka 3 y'isukari ndayihombye mu cyumweru kimwe ibiri yasima n'amafaranga ahubwo reka muhamagare mutume nawe uri hano wiyumvira Daidumu bayana zana ni karatasi Yego. Mbaro Daidumu genda kwa Ndayihurume aguhereze subatonde Yego papa. uyizane wihute Yendihuta. ihute sha Why are you running? Why are you running? Bashaka dogo Nne kwa Ndayihuru. mfasi nanjye niyo ndi kugana kuko ndize no mvirope nje kuzana mutundu hariya ndahita nyigarura sibyo Harimo amafaranga ya papa mbaye ariko nduyajyana. ndayagarura ndugira ikibazo ngende buyagarure mu kanya gato kandi nje kuzana mutundu hariya ndahita nyigarura sibyo kirakena ndikirambona imboga mu menyo mwa kitaragenda mwa Abeta. Akigabo menza kinyibye. ako sha imitwe yanyu cyangwa niho gisambo sha Papa baranyibye. subyiyumviye tugire vuba dutabare ahubwo batarabyana Ndagufashe zana amafaranga ya papa. bapimura umuntu kwera uko bwatuma ava mu cyara akajya mu mujyi kandi kure aho n'umundi nzarima yamwiciye naho ubwo ni saba afite amafaranga Oh my God. twashaka ngo mwigize bakagarara twaje tuje tubaziye
Ibyo nibyo byavanye mu mugisi. Nta magambo menshi. Ubundi nje ndi hafande reka mpamagara ubuyobozi bw'uyu mudugudu. Mpamagare gitifu. Aro gitifu. Cyagisambo ni afande muvugana cyagisambo nagifashe. Bana gifite ingufu cyane ni utaraba musitendo wagishobora. Uzane n'amapingu asenkani ihute gira vuba vuba. Abeta. Aha reka nze sha. Reka nze mwereke ko ibisambo bitigeze binababarirwa. Oh my God. Why are you running? 0 minute rahageze. Hano ni maramoja. Genda wowe. Kusha byagiye gutemwa ko mbona muri jura nasize byaba. Ndio ni ikintu cyagisambo nagwamagariye ni cyagisambo. Shaka abantu biba ama televiziyo mu mazu ya rubanda kumbi ni mwebwe. Ejo televiziyo ni wowe. Ejo buriri ni wowe. Ejo ewe data we. Matanyanga isomba tanyanga. Umva wowe tayari ni kuri polisi. Polisi nirabikiza wowe. Ariko ndunga. Ariko uzi nikindi reka ngwandike kuri liste y'ibisambo kuko vuga n'izina ryawe. Arjuze aka kanya baryibagiwe. Banyita kambuca gisabo. Umva hano birakabije uziko mwazaterura n'inzu. Bashiramo n'imiyaga si ubwa mbere umfashe. Imiyaga si uko nandi se rwakira nta miyaga. Miyaga se yi. Ngare polisi sha. Ntago kuri Rwanda guherekeza urambemba ngahese kugwerekeza ngo ngushoreye kuri polisi. Nabyo wabimpembera. Halo? Aha. Ni ku cyicaro cya polisi. Hano ngona ningeneye rero. Sasa hano hari umuntu umva yananiye. Umva ariko ibana amaze akayaterura. Ibintu birakabije kabisa. Mumfashe muzane n'amapingu nka 20. What? Hey! Oh shit! Chena nabo yarimo se wangu. Wagira singiye kucira urwumvu kandi. Gati abamusi bonde sutaniyeho n'urwumva. Man. Hariya. Nyine. Urebye nta kintu twapfaga wangu. Nyine hariya bari kugira ngo mbakangishe ngo utorokeshe. Hano wagira ngo ugiye kwica inzoka.